ariko rwose amashuri aragwira. Uvuze ngo risase, dogitora, PhD n'ayandi menshi. Ufite menshi riramureba, udafite na rimwe riramureba. Uwayize kera ngo ngwino wige, ushaje nawe jya mu kizame. Ni ukuri rwose mwarimu araha. Mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe. Natwe turabasuhuje kandi tugira ngo muri uyu murimo Imana yaduhaye cyangwa yadushinze kugira ngo dufatikanye, kuko hari byinshi tugomba gukora muri iki gihe. Dufite akazi kenshi ko kuvugira Imana no gutambutsa iby'Imana. Uyu munsi rero imbere ya kamera murabona inkumi nziza, umukobwa ushima Imana, umukristo, kandi nawe arashima Imana kubw'iby'Imana yamukoreye. Reka rero tumwakire abanza twibwire. Murakoze, nitwa Uwamungu Alexandrine, ndi umukobwa ushima Imana cyane. Nshimira Imana ko yangiriye icyizere ikampamagara umuhamagaro, nkaba nanjye kano kanya numva nishimiye kuyivugira no kuyikorera bituruka mu nganzo Imana iba yarampaye. Murakoze. Ati ndashimira Imana kandi aje kuvugira Imana biturutse mu nganzo Imana yamuhaye. Kuri kamera turi kubona umugabo ushima Imana witwa Mugabo Ushaka, nawe ngo arabasuhuje mu izina rya Yesu. Alexandrine, ni iki uzaniye aba bantu? Mfite umuvugo nkura mu nganzo iganzura inganzwa ku kintu, uwo kiganza akakiganza, icyiza kikaganza ikibi. Nkabyumvise, guma. Aya, none uyu muvugo uzanye ushingiye kuki? Uyu muvugo nashatse ko ubafasha muri iyi minsi, ushingiye ku ubuzima bwa gikristo, ariko ku bijyanye n'ibigeragezo umuntu ahura nabyo. Umugenzi agenda ageragezwa, umuntu ahura na byinshi bitandukanye, ariko urimo kwerekeza ku kigeragezo cy'umuntu ku giti cye, icyo wahuye nacyo cyangwa icyo nanjye nahuye nacyo, naho ngaho umuvugo werekeza. Ariko mu murambararo w'ikigeragezo cyangwa mu burebure bwacyo cyaba kireshya gute? Ni kirekire cyane, kuko ubundi kiremera cyane nicyo umuntu ahagazemo. Ikigeragezo cy'umuntu rero niwe umenya uburemere bwacyo, nicyo twashakaga gusobanura. Alexandrine, abantu bose bakubonye barimo mbega amashyushyu yabisha, ariko mbere y'uko ugira utambutse uyu muvugo, kuko ndabizi nanjye wanejeje, ubwo rero kuri bo birarenze. Ni iki wabwira nk'umuntu ugiye gutega amatwi uyu muvugo? Mu kintu nabwira umuntu ugiye kuntega amatwi muri uyu muvugo, cyane ko natekerezaga ko uzatanga impinduka nziza ku muntu uzawumva, mba numva nshaka kubwira umuntu wese ngo akomere mu kigeragezo, kuko uko byagenda kose ntabwo aba ari we wenyine uri mu kigeragezo, hirya haba hari n'abandi nubwo utabazi. Mba numva rero nifuza ko umuntu wese yakomera nubwo ari mu kigeragezo gikomeye. Yesu aduhana umugisha. Alexandrine, ari umuntu wese wibaza ngo Alexandrine ufite iyi mivugo ni muntu ki? Ndi umukobwa, hanyuma ndi umukobwa utari umwana. Mu itorero ryanjye ndi umudiyakonikazi, hanyuma ubu ndimo gusenga, ndi umunyamasengesho ubikora ubikunze, ari nayo soko y'ibi byose. Murakoze. Alexandrine ni umukobwa mu murimo w'Imana. Hari umuntu wese wibaza aravuga ngo ese Alexandrine mu murimo w'Imana afite impano ki?
mu murimo w'Imana bitewe nuko Imana yampamagaye mfite impano zitari nkeya, zimwe ndazivuga izindi nzigira ibanga. Ndavuga cyane izo nakoresha ahangaha kugira ngo mwese mufashwe, kuko hari n'izo ntakoresha hano bitewe n'impamvu. Mu murimo w'Imana rero ndi umuhanzi w'indirimbo, mbasha kwigisha abantu indirimbo, mbasha kuririmba ku giti cyanjye, ndi umuhanzi w'indirimbo. Iyo mpano yatangiye muri 1998. Hanyuma mu bundi buryo bw'umurimo w'Imana ndi umuhanzi w'imivugo, iyo nayo byaje bikurikirana. Ndumva izo nizo nabasha kuvuga cyane, ariko hari n'izindi. Murakoze. Alexandrine ni umuhanzi w'imivugo ni n'uw'indirimbo, ariko haricyo yatinye kuvuga, akaba n'umuhanuzi. Numvaga nabigize ibanga, arakoze kubimvugira kuko nta soni bintera. Iyo yabinyujijemo ndabikora kandi nkabivuga. Dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Bakunzi ba Karos TV, umwanya ni uwanyu, turagira ngo tumuhe no kugira ngo twauze kumenya uyu muvugo agiye kuvuga. Mbega uraryoshye, ni umuvugo niba uri mu kirageragezo nawe ufite aho ugukura n'aho ukugeza. Ntujye kure ya kamera cyangwa se y'inyakiramajwi yawe kugira ngo ukurikirane uyu muvugo. Komeza mukozi w'Imana. Mfite umuvugo nkura mu nganzo, iganzura inganzwa ku kintu, uwo kiganza akakiganza, icyiza kikaganza ikibi. Kimena gufa kigeragezo. Nabonye byinshi mbona benshi, reka nkubwire icyo nabonye. Nabonye umugabo mu isi, izina rye ni Kimena gufa, irindi ni Kigeragezo. Uyu mugabo agenda hose, agenda cyane kurusha indege, ahantu hose baramuzi. Ndabizi nawe yaragusuye, kuri we si ngombwa audience, abantu twese turamutinya, ahageze hose asiga ngerere. Agira visa na pasiporo, amahanga yose arayagenda, abakomeye ntabatinya, abanyabwenge baramuhunga, ahageze hose yiha ijambo, umugabo mu rugo akabura ijambo. Umushyitsi udateguza yiha umwanya ahageze hose, ntiwamubaza ikimugenza, intebe nziza abayishaka, agaciro kakagenda, icyubahiro ngo bayi. Iyo yaje ntiyakirwa, ibintu byose abigira ibyiwe, icyo akunze cyose arajyana, amabiro menshi arayafunga, abakozi benshi arabasura, konte nyinshi arazividura. Aha, uyu nguyu ni ndakumirwa. Umva nawe ngo uzi gufunga, bariyeri ntizimukanga, kuko rwose ni ndakumirwa. Ab'ibiganga arababasha, ab'imigenda arabacebya, ab'ibiro byinshi asiga bikeya, araguhobera akagukanda, akakurekura warwaye konda. Azira urusirimu aragatsindwa. Umwana mwiza ati papa, mama, uyu munsi sindya umugati udasize bureba. Kigeragezo yarahicaye. Amarira yawe ntayakangwa, ay'urubyaro ngo rurashonje, vuga makeya ntiyumva incyuro, ucunge nabi uhabwe zeru, burya ngo aba yaje mu ikosora. Ariko rwose amashuri aragwira. Uvuze ngo risase, dogitora, PhD n'ayandi menshi. Ufite menshi riramureba, udafite na rimwe riramureba, uwayize kera ngo ngwino wige, ushaje nawe jya mu kizame, ni ukuri rwose mwarimu araha. Erega yaje uramwibwira, wibaririza niwe wuwo, arakingura umuyaga ukaza, ibintu byose abitiza amababa, si ukuguruka bikivayo, nyamara rwose bikadogera, inzu yose ikanuka itongo, ukavuza induru ngo bagutabare, akaguha iryinyo, akagucebya, ati tuza, mafite iminsi.
ntiwamubwira ngo cyo ngaho genda, afite isaha niyimugenga, niyimubwira ngo va ahangaha akoresha neza igihe. Upfa gusenga ni vuba cyane, nko mu guhumbya akaba aragiye. Icyakora rwose hari icyo nabonye, isaha yawe siyo yanjye, kandi rwose ndabikubwiye, isaha yanjye siyo yawe. Ese koko ni wowe wenyine ugeragezwa cyane? Ndaguhakaniye. Namenye ibanga ndarikubwira, ucyumva ibingibi ukomere cyane. Ibyaba mwana ubireke rwose, kuko ibingibi byo ni rusange. Si wowe wenyine ugowe cyane, ku isi yose niko atugenza, ava kuri umwe akajya ku wundi. Nuko none komezwa n'ibyo. Ibyo uwo nguwo ni birebire cyane, kubivuga ubwabyo biranagoye. Dore mvunguyeho gatoya, sinasiga ntabikubwiye. Nusenga usabira abandi, usabe cyane mu ngadohore, kigeragezo yamaze abantu. Reka subikira ahangaha, sezeye ntabishoje. Ninzu ubutaha nzakubwira, wowe unyumvise urindwe, kandi rwose ukomere cyane. Umwami Imana abane namwe. Amen.